Hello friends and family, mumeze gute? Mumeze fresh? Nizere ko mumeze neza, nanjye sangwa meze neza ndashima Imana. Namwe murashima Imana ahantu muri? So nizere ko mushima Imana. So today tugiye kuvuga ku nkuru y'urukundo, guys. Rw'umwe mu bantu bagize Jo Twins Show. Aba Jo Twins Show nibo tugiye kuvugamo. Uwo ngo yitwa Mpinganzima Joseline n'umukunzi we witwa Rusagara Rodrigue. So reka dutangirire inkuru yacu. Reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Inkuru yacu y'urukundo turayitangirira mu kigo cy'amashuri, aho twabonaga umuhungu se cyangwa umuntu w'umusore uri gukora akazi k'ubwanimateri. Uwo muhungu yitwaga Rodrigue Rusagara. Uwo muhungu yari umuhungu mwiza mu by'ukuri, ubona ko wow. Ikindi kuri icyo kigo yayoboragaho habagaho abakobwa babiri b'impanga, hariho umukobwa witwa Mpinganzima Joseline ndetse hakaba n'undi witwaga Ngwinondebe Josette. Bari abakobwa b'impanga beza basa utapfa gutandukanyaho ntabe n'aka na gato. Bakomeje kwiga muri icyo kigo animateri waba ari we Rodrigue Rusagara, akajya bareba nk'ibisanzwe ubona ko nta birenze, ariko akumva arabishimiye. Animateri yaje kuva aho ngaho ndetse nabo baza kuhava bajya kwiga ku bindi bigo, ubuzima burakomeza. Twihuse cyane tugere mu 2011 aho ba Josette se aba Jo ariho Ngwinondebe ndetse na Mpinganzima bagiye mu itorero ryitwa Inyamibwa za ARG. Ni itorero rifite abakobwa babyina neza, ni itorero rya mbere mu Rwanda. So bahise bajyamo bajya kubyina, ariho ubuzima bwabo bwakomereje. Of course barongeye bahuriramo na wa mutipe mwiza ariwe witwaga Rusagara Rodrigue. Yaje kubona abona ba bakobwa yabonaga kera barakuze, bavuyemo ibikobwa bishimishije, aravuga ati wow. Gusa muri icyo gihe ariwe Ngwinondebe Josette yari yarashatse afite umugabo, ariko Mpinganzima nta mugabo yari afite, ndetse yari afite aba boyfriend ariko ataravuga ati aracozingamo uyu nguyu. Rusagara yateye iya mbere aramutereta amubwira yuko amukunda, hari mu 2011. Bakomeje barakundana, urukundo ruryoshye, rimwe na rimwe ku zuba rimwe rikakaye akaza kumufata n'imodoka. Kimwe mu bintu byashimishije cyangwa se byashimishaga Mpinganzima ni uburyo Rodrigue yari umuntu uri honest, yari umuntu nyine uvugisha ukuri, ikindi atazi kwirarira. Rimwe na rimwe yazaga kumufata n'imodoka akamubwira ati sorry, nabonaga izuba riri kuva ari ryinshi, ndavuga ati waba nshatse akamodoka nkaza nkagutwara, ariko iyi modoka si yanjye. Ibyo byose byakururaga Mpinganzima. Gusa Mpinganzima muri iki gihe nk'uko mubizi, abahungu baba badutereta ni benshi, gukora cuzi biri mu bintu bigorana cyane. Byabanje kumutusha kugorana kuko yari afite abandi bantu bamutereta, of course hiyongereyeho na Rusagara, ariko yarabuze ati ninde muntu nshobora gucuzingamo, yabuze uburyo abigenza. Gusa yarakomeje akundana nabo, ariko aravuga ati mfite gufata umwanzuro w'umuntu ugomba kugumana nawe forever. Ikintu kimwe cyamufashije kugira ngo akore iyo choice, yafashe telefone ye ayikuraho. Icyo gihe yabanaga n'impanga ye Josette Ngwinondebe, abwira abantu bose bamukeneye yuko bazajya bamuhamagara kuri telefone ya Ngwinondebe. Ubwo uri kumva nyine abantu batamukundaga, uri kumva iyo batamubonaga nk'uko babishaka bahise baparika. Ubwo ngubwo Rusagara yakomeje kuzajya areba uburyo azajya ahamagara Ngwinondebe afite umugabo n'iki, nk'umuntu uri civilize mu mutwe, umuntu ukuze kandi uzi icyo ashaka. Ntago yavuze ati ngomba kubura umukunzi wanjye, ngomba kujya muvugisha kuko ndamukumbura. Yahisemo kumugurira agatelefone gatoya. Umunsi umwe amuhamagara kuri telefone ya Ngwinondebe, aramubwira ati ndagukeneye. Arambwira ati suranshakira iki? Arambwira ati ngiyewe ndagushaka, ngwino tubonane. Nibwo baje kubonana,
arangije amuha agatelefone gatoya. Mpinganzima biramurenga, aravuga ati se kuki umpaye telefone? Arambwira ati kuba naguhamagaraga kwa Ngwino Ndebe nta kintu byari bitwaye, yego, ariko byari binabangamye, kandi ikindi mba numva nkukeneye buri munota nkamenya amakuru yawe, rero kuguha agatelefone gato ndumva nta kirenze kirimo. Joseline ariwe Mpinganzima byaramurenze ndetse biranamushimisha cyane, aravuga ati wawu, uyu nguyu mbanza ari we nari nkeneye. Abifashijwemo no gusenga nk'uko buri gihe bahora biragiza Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi, cyangwa se nk'uko mubibona kuri channel yabo ya Jo Twins Show, buri gihe kwa gatanu baba bafite amasengesho, kandi apati yo kuba banagira amasengesho kwa gatanu, no mu buzima busanzwe bakunda gusenga, ibintu byabo bakabiragiza Imana. Ni ibintu birenze kandi ubona ko buri muntu wese adafitiye iyo mpano. Yiragije Imana ndetse abibwira n'impanga ye Josette Ngwino Ndebe, aramubwira ati amahitamo ni ayawe, gusa njye ndabona nta kintu atwaye. Ngwino Ndebe yahise asubira ku murongo. Mu by'ukuri kuba yari yarakwiyeho telefone si uko yari abuze telefone, oya, yari ayifite rwose, ahubwo yagiraga ngo agerageza amarangamutima se cyangwa agerageze kwihangana kw'abahungu bamutereta ngo arebe. Mu by'ukuri si uko yari akeneye telefone, yari akeneye kubanza kwitekerezaho ndetse akanareba uko bitwara muri icyo gihe. Umuntu watsindiye ibyo ngibyo yari ari gushaka ni Rusagara Rodrigue. Abandi bose yahise abakatira, agumana na Rusagara. Bakundanye urukundo rudasanzwe, basohokaga buri munsi bakagerageza uburyo babonana. Mpinganzima yatangiye kuba proud we bidasanzwe, atangira kuzajya amujyana mu mafamiye, akagenda akajya kumwerekana mu bashuti be. Rimwe bigeze kujya Ikibeho aho bize, bari bahafite abashuti babo, ndetse n'umwe mu babyeyi iyo ugiye ku kigo bwa mbere baguha ati uyu niwe uzakubera umubyeyi, ajya kumumwereka. Byari ibintu bishimishije ndetse binatangaje. Kamwe mu gakoryo bakoze cyangwa se kamwe mu kantu kashimishije Mpinganzima, icyo gihe bajyaga gusura uwo witwaga nk'aho ari mama we ariko wo muri famiye. Bageze ahantu bumva bashaka gukora susu, bashaka kwihagarika, bavuye mu modoka iruhande rw'agashyamba, baragenda bose barifasha. Ubwo nyine Joseline Mpinganzima, yego niwe Joseline, kugira isoni n'iki, we yararangije ibyo gukora, arangije yegera imbere areba hejuru, hari ukwezi, arararama arakureba, ubona ko ari gutekereza, arishimye kandi anarindiriye Rusagara Rodrigue. Rodrigue yarangije ibyo yari ari gukora, kwihagarika, araza amuturuka inyuma atamwumvishe, amufata mu nda, amusoma ku ijosi. Byari ibintu bishimishije, biri romantike. Mpinganzima byaramushimishije kandi byakomezaga kumwongerera urukundo, bikomeza no kumwongerera icyizere cy'uko uwo muntu bari kumwe ntago yayobye kandi ntago yahisemo nabi. Bakomeje gukundana nk'uko bisanzwe, bakomeje everything. Ubwo baratashye bagera mu rugo, buri wese ataha aho ataha, n'undi ataha. Byari ibintu ubona ko ari byiza, ariko reka mbabwire, mu rukundo ntago haburaho abantu b'abacantege, ntihaburaho abantu batishimira urukundo rwanyu. Joseline cyangwa se Mpinganzima yahuye n'uruzazane rudasanzwe mu rukundo rwe, aho inshuti ze cyangwa se inshuti za Rusagara Rodrigue zirirwaga zihamagara Rodrigue zimubwira ati bro, urabizi neza umuntu ukunda ko ari uwawe? Umva ni umunywanzoga n'iki. Bakomezaga kumuvugaho amagambo atari meza kuri Mpinganzima, ariko Rusagara yari azi ibyo arimo, kandi icyo abantu bazi, urukundo rurihanganira kandi rukabanza rukanashishoza. Rimwe na rimwe yagiraga ubwoba ibyo bamubwiraga, of course turi abantu kandi nawe ni umuntu. Yagiraga ubwoba rimwe na rimwe, ugasanga avuye mu rugo nka 9:00 z'ijoro, ahamagaye umukunzi we akamubaza se
sheri uri mu rugo, akambwira ati yego ndi mu rugo, ariko Rusagara yaramaje kwakira ko bamubwira yuko ari mu kabari, kugira ngo amakinge sure agafata imodoka akagenda, akambwira ati ayishuri mu rugo, yego ngo ndi mu rugo. Rusagara agafata imodoka saa 8 saa 9 z'ijoro agiye kureba umukobwa iwabo, yagerayo akambwira ati ngo ngaho sohoka uze undebe ndi kumva ngukumbuye. Mu by'ukuri yari kugira ngo amakinge sure si uko izo saha za nijoro ari uko yabaga mukumbuye atakwihangana ngo buke. Mpinganzima Joseline bikamutungura ariko bikanamushimisha kuko we ntago yari azi what's going on, ntago yari azi ibiri kuba. Rusagara akabona Mpinganzima arasohotse araje aramusuhuje, mu by'ukuri we yumva asebye ku mutima, ntago aba yabimubwiye, yumva asebye, yego akamuhobera akamuganirizaho iminota mike akambwira ati nari ngukumbuye pe reka nsubire mu rugo, akambwira ati it's okay nta kibazo ejo tuzabonana. Ibyo byose bigakomeza gushimisha Mpinganzima, yumvaga ko like afite umuntu umukunda byatari, yego yaramukundaga ariko ibyo kubyuka saa 9 z'ijoro saa 8 ugiye kureba umuntu, what kind of that love? Yego ni byiza ariko byabaga birenze ibitekerezo bya muntu. Ubwo nyine umunsi umwe nibwo bari bicaye nabwo bari kumwe bari ahantu mu nzu bari kuganira, ako kanya Rusagara yakira telefone, baramubwira ati se urabizi neza umukobwa ushaka kuzagira umukunzi wawe w'ibihe byose uramuzi neza? Akambwira ati yego ndamuzi. Akambwira ati aka kanya uzi ahantu ari? Ngo ngo urahazi neza? Ngo uzi ko ubu ngubu ari kumwe n'abahungu, uriya mukobwa wakunze ni indaya, uriya mukobwa wakunze ntago ashobotse pe, uriya ntago ari uwo gushyira mu rugo. Rusagara byaramutushije cyane biranamutangaza ukuntu bari kuvuga ngo umukunzi we ntawe uhari kandi bari kumwe aho ngaho, byari ibintu bidasanzwe. Nibwo yahereyeho atera story umukunzi we ari we Mpinganzima, amubwira ibyo bintu byose, arumirwa ariko nk'abantu bakomeza gusenga kandi bakomeza kuragiza urukundo rwabo Imana, babonye yuko batakwiye kwita ku magambo y'abantu ahubwo bagomba kwizerana hagati yabo, ikindi bakongerana communication itari mu rukundo ibintu byose birapfa. Ubwo bongere communication yabo, babona ko ibintu byabo ari bo bagomba kubyimenyera kuko nta muntu n'umwe wishimiye urukundo rwabo. Haciyeho igihe nta n'amezi 3 aciyeho, hari habaye igitaramo cy'inyamibwa style cyari cyitiriwe maybe inyenyeri, I remember, gusa cyari igitaramo cyiza bari babyinyemo ubona ko biryoshye. Rusagara yateye indirimbo ndetse anasaba umwanya, arangije apropoza Mpinganzima Joseline. Ni bimwe mu bintu bitamenyerewe hano mu Rwanda, ni bimwe mu bintu amwe mu makouple bidakunze kugaragara cyane, mbanza ari nabo bantu ba mbere bakoze ibintu bitangaje. Joseline byaramurenze ari we Mpinganzima, of course yarambwiye ati will you marry me, urukundo rwabo rutanatinze. Of course Mpinganzima ntabwo ari kuvuga no, yakundaga Rusagara and yari yarahisemo kubwe, yaramubwiye ati yes. Barahoberanye, barasomana, barishimana, byari ibintu biryoshye mu by'ukuri, mu bintu udashobora gutekereza. Urukundo rwabo rwakomeje kwiyongera ndetse noneho bijya no kuri public, bakajya basohokana bakajya Gisenyi, inshuti n'abavandimwe barabimenya. Umuryango wa Rusagara wishimiye Mpinganzima kuko Mpinganzima ni umwe mu bakobwa se cyangwa ni umwe mu bagize Jo Twins wisanzura cyane, nyine utabowa w'umwana mwiza ufite karagiteri buri wese ashobora kwafodinga, nyine like sinzi uburyo nabivuga ariko ahantu hose ageze ariyadapta kabisa. So baramukunze baramwishimira, bakomeje gukundana, inshuti n'imiryango barabimenya barabishimira. Baje gukora ubukwe mu gihe kitari gitoya, bakoze ubukwe bwiza, ubukwe budasanzwe kandi ubona ko bafitanye urukundo. Mu by'ukuri ntabwo bari bafite amafaranga menshi ariko uko bari bafitanye urukundo rudasanzwe, kandi iyo ahantu hari urukundo n'ibindi byose bigenda neza. Hadaciyeho igihe Mpinganzima Joseline yaje
kutwita umwana w'umukobwa waje kuvuka ari umukobwa mwiza, akaba yitwa Iraba Skyla, ari umwana mwiza byatari, umwana nanjye ubwanjye ndeba nkumva ndamukunze, umwana numva wow, she's so cute, kari akana keza. Muri icyo gihe mu gihe bitari gitoya umwana yakomeje gukura bamwitaho, ariko urukundo rwabo rugenda rwiyongera, rimwe na rimwe bagasohoka bakajya hanze kugira ngo baproteje urukundo rwabo, cyangwa se urukundo rwabo barurinde, kuko kimwe mu kintu gikomeza urukundo harimo no kwitananaho, hakabaho kugirana moment zigiye zitandukanye kugira ngo mugirane bond idasanzwe. Buriya nubwo mwaba mufitanye umwana, mufitanye n'iki, ariko mudakomeza kubiteza imbere, mutabidevelopa, biragenda bikarangira ntimumenye aho byarangiriye. Urukundo rwabo rwariyongereye, ndetse nibwo muri icyo gihe baje gushinga YouTube channel yabo, YouTube channel ibakurikiranaho, ikurikirwaho n'abantu benshi cyane, ndetse abantu babakunda, ndetse no muri abo babakunda nanjye ndimo, aribo dukunda kwivugira aba Jo Twins Show. Ubwo nyine ibintu byari biryoshye, abantu bakomeza kubakunda, abantu bakomeza kubakurikirana bidasanzwe, byari ibintu biryoshye pe, biryoshye byatari. Imana ikomeza kubagirira neza mu buzima bwabo bwa buri munsi, ari nako n'impanga yariyo Ngwino Ndebe Josette nawe akomeza kugenda amwitaho. Hadaciyeho igihe mu 2023 nibwo yaje kongera kugirirwa amahirwe yo kuba yasama undi mwana. Nimba mbwira ngo uwo mwana ndamukunda ntago mushaka kubyumva, mbese abana be bose narabakrashingiye, ndabakunda, ni beza, n'abana uretse nanjye njyenyine n'abandi bose barabakunda. Uwo mwana yitwa Cunda, yiswe rimwe mu izina ry'indirimbo nkunda cyane, ndetse n'izina riryoshye. Byari ibintu ubona ko wow, ni byiza kabisa. Umwana wabo ni mwiza, ndetse ubu ngubu agejeje igihe kirenga amezi, agiye kugera hafi amezi 2. Ni umwana mwiza, kandi urukundo rwabo rukomeza kuba ari urukundo rwiza rudasanzwe, batitaye ku bintu bibavugwaho hanze, batitaye ku bintu bigenda bibatega n'iki, urukundo rwabo bararudevelopa. Ndabakunda, ni beza. Namwe niba mushaka kubakurikirana, mushaka kumenya ibyo bakora mu buzima bwa buri munsi, mujye kuri Jo Twins Show. So guys, don't forget to subscribe, share and comment. Ndabakunda cyane. Bisous.